nongeye kubaha ikaze inshuti mwese mudukurikiye, abari kure ndetse n'abari hafi. Ndavuze ngo umugisha w'Imana ubabeho. Nta kindi nakwifuriza usibye kubwira ngo umugisha w'Imana ukubeho, wowe uri mu gihugu cyacu ndetse n'abari hanze. Umugisha w'Imana ukubeho. Ubundi ijambo umugisha naho wabona umuntu ukavuga ati Imana igumugisha, ashaka kuwakira. Rero umugisha w'Imana ukubeho. Uyu munsi numvishije ariko n'urusenga ukumva hari amakuraje. Hanyuma rero abantu benshi ndazi ko mukunda amakuru, kandi nta muntu n'umwe wanga amakuru. Amakuru nta muntu n'umwe uyanga. Umuntu wanga amakuru ntamenye nyine ahisigana, ntamenye ahisi iri kujya. Rero mazina y'Intare Imana y'isi, ndaguha ikaze muri kano kanya kugira ngo uze tubane muri kano kanya. Ntabwo ndafata umwanya munini, ahubwo ikitumye nza hano ni kugira ngo uze dufatanye aya makuru, tuyasangire, tuyaganireho, usaba Imana ize ibane natwe, idufashemo. Mbona no gushimira abantu mwese mudusengera, abantu mwese tugira inama, inshuti za gusengerwa mwese, abantu mudukurikira kuri channel yacu gusengerwa. Ndavuze ngo umugisha w'Imana ubabeho. Abantu babona link yacu ari ubwa mbere mugakora subscribe, mukiyandikisha, umugisha w'Imana ubabeho. Rero tugiye gutangira dusenga, hanyuma unyemerere uze ubane natwe muri kano kanya. Ndazi neza ko hari icyo Imana irakora ubuzima bwawe. Hari ibintu turaza gusengera, kandi harimo n'ibyawe nawe ukeneye kubona Imana muri bino bihe. Nimba hari ibintu bikeneye mu buzima, umuntu wese Imana yaremye akeneye kongera kuyibona. Umuntu uriho ugihumeka akeneye kongera kubona Imana. Nkeneye kubona Imana, nawe ukeneye kongera kubona Imana. Ukeneye kongera kubona Imana iza mu buzima bwawe. Hari igihe wayibonye, hari igihe wayibonye ubabaye, hari igihe wayibonye umubukwe, hari igihe wayibonye ubona ugiye guseba. Ukeneye kongera kuyibona nanone yitamuruye, yigaragaje mu kibazo urimo. Ukeneye kongera kubona Imana. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri ibyiringiro byacu. Turagushimye. Nyemera Kristo, umuntu wese tugiye kubana muri iri teraniro ngo aze mwami yongera hembuke kandi akubone bundi bushasha, kuko umuntu wese uguhungiyeho ntabwo umuteza rubanda. Umuntu uguhungiyeho naho wamucecekana, umucecekana uzi icyo uzakora. Ndasengeye umuntu wese udukurikiye muri teraniro ngo umwuka wera namubeho, imbaraga z'Imana zimubeho, ubwiza bw'Imana bumugotemo byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murabizi neza ko uyu munsi twari kuba turi kuri Zoom, ariko ntibyakunze. Hari ibyo tugitunganya bitaracamo neza, ariko bizakunda muhumure. Niyo mpamvu Uwiteka atwemereye ko tucanga kuri gusengerwa hano kuri YouTube. Ukeneye kubona Imana, kandi umaze iminsi ubisengera, ubwira Imana ngo mwami ndifuza kubona Imana. Rero nta kundi kubona Imana. Imana nufata umwanya ukayishaka, ugomba kuyibona. Nimba ufite umuntu ushaka Imana, nimba mu rugo rwawe muri gushaka Imana, wumva ukeneye kubona Imana mu kibazo cyawe, nimba mu muryango wawe mukeneye kubona Imana, Imana yiha umwanya. Imana afata igihe uyishake, Imana urayibona mu izina rya Yesu. Kandi Imana yiteguye kugutabara utaraseba. Imana so umwami wacu Yesu Kristo yiteguye kugutabara utaraseba, utarakorwa n'isoni, rubanda bataragucisha mu ijisho. Amaboko y'Imana azakuramira. Amen. Imana yiteguye gutabara. Kasomira ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya. Ni ijambo muzi, ni ijambo musanga musoma, wenda nawe utararisoma rirakubaka. Uko ubuhanuzi bwose bushingira ku ijambo ry'Imana, ubuhanuzi bwose buhanurwa bushingira ku ijambo ry'Imana.
ijambo ry'Imana ni umuyoboro w'amakuru. Yeremiya ibice 30:17 iri jambo urifate nk'ubuhanuzi. Nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari bakwise igicibwa bati hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Amen. Murabizi neza ko dufite ikiganiro inzira y'umukiranutsi irahari. Ntabwo twagiye kuri ikiganiro, ariko uyu munsi ho ni amakuru tuzanye. Uyu munsi ni amakuru tuzanye. Aya makuru ashingiye kuri jambo dusomye. Ubayeho abarozi bakubikiriye, ubayeho abanzi bakubikiriye, ubayeho abakwanga bakubikiriye, ubayeho iminsi ikubikiriye, ubayeho uri kubona ko ubayeho utariho. Umuntu akubajije ahazaza hawe ntaho wamubona umubwire, nawe urabishushanya ukabona n'ahazaza hawe. Ndajya mubwire umwami Yesu akomeye ngo niwe ugarura amagara. Yesu ajya agarura amagara. Imana ijya igarura amagara. Yari yenda kugenda, yari yagiye, Imana ijya agarura. Ubayeho hari ibikubikiriye ngo bikwice upfe uveho, ariko namwe muhumure kuko hariho Imana izubika iyo dosiye. Ndashimira Imana ko Imana ijya yubika dosiye. Bibiliya ivuga ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza n'inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Reka mbabwire, abantu benshi bafite ubuhanga n'ubushakashatsi bwinshi n'ubwenge bwinshi, ariko burya nta muntu ugarura amagara y'undi. Amagara agarurwa n'Imana yonyine. Nta muhanga wagarura amagara y'umuntu. Buranda abaganga n'Imana ibashyigikiye, itabashyigikiye baravura bikanga, ariko Imana yibashyigikiye amagara aragaruka. Nzakugarurira amagara yawe. Reka nkubwire, ufite ubwoba, ndajya nkumenyeshe ko Imana igufiteho umugambi mwiza, kandi Imana ntabwo irakureka. Nje kukubwira ko uyu mwaka tutarawusoza, Uwiteka ararokora amagara yawe, arayahokora. Nubwo ufite ubwoba, nubwo Satani akubikiriye, uyu mwaka tutarawusoza, Uwiteka ararokora amagara yawe. Ndabisubiramo, nje kukubwira ko uyu mwaka tutarawusoza, Uwiteka ararokora amagara yawe. Ubutumwa nkuzaniye nushaka ubwakira. Uyu mwaka tutarawusoza, Uwiteka ararokora amagara yawe. Hari ibikubikiriye bidashaka gukomeza kubaho. Hari ibikubikiriye bidashaka gukomeza kugira agaciro. Hari ibikubikiriye bidashaka gukomeza kugira umumaro. Icyambere, sengera ubugingo bwawe. Fate akajenda ubyandike. Ni ibintu bitanu. Icyambere, sengera ubugingo bwawe. Ubusengere kuko ubugingo bwawe nicyo gishoro ufite kurusha ibindi byose. Ibiri kuguhiga, ibiri kukuza amahoro, indwara z'ibyorezo, amagisi uri kugenda usimbuka, gerekaho amasengesho. Ubwira Imana ngo Mana ngarurira amagara, kuko amagara n'aba mazima uzatera imbere. Ariko umaze gupfa iterambere zarirangiye, uzategereza umuzuko. Ubwo rero ukwiye gufata umwanya ugasengera ubugingo bwawe. Ndabyihutisha. Icya kabiri, fata umwanya usengere
ibyo wagezeho. Buri muntu wese afite ibyo yagezeho. Muri aya mezi 3 fata umwanya usengere ibyo wagezeho. Usengera akazi wagezeho, usengera abana wabonye, usengera umutware wabonye, usengera umugabo wabonye, usengera umudamu wabonye, usengere umugisha wabonye, nimba ari amazu yabonye asengere. Fata umwanya usengere ibyo wagezeho. Cyane no gusengera ubugingo bwawe, icyaka no gusengera ibyo wagezeho. Fata umwanya ubisengere. Impamvu yo kusengera ubugingo nuko Satana bwubikiriye, kandi ubugingo Satana bukwibye uba wibagiranye, bategereje umuzuko. Icyakabiri ni ugusengera ibyo wagezeho. Mu bintu Satani bimurakaje muteje gahinda n'abarozi n'abakwanga n'abakugambanira, ni ibyo wagezeho batabishaka kubigeraho. Hari ibyo wagezeho abantu baravuze kutazabigeraho. Hari ibyo wagezeho bazi ko uzapfa utabigezeho. Hari umwanya wicayemo bari bazi kutazawicaramo. Hari agaciro ufite bari bazi kutazakagira. Bagiye kubona babona Uwiteka umurengezi wawe agucira inzira hatari inzira, bisanga uhageze. Le contre faille. Umva, fata umwanya usengere ibyo wagezeho. Ntibari bazi kuzagera muri icyo gihugu. Ntibari bazi kuzicara muri icyo gihugu. Bakangutse babona warahicaye. Ntibari bazi kuzicara kuri iyo ntebe. Bakangutse babona uyicayeho. Ntibari bazi kuzitwa iryo zina. Umva mama, umva mushiki wanjye, ntabwo bari bazi kuzitwa iryo zina, ariko bashidutse babona izina warihawe. Abanzi bawe abakwanga nibifuza ko ibyo wagezeho ubigumana. Le contre faille. Fata umwanya muri aya mezi Satani atagira ibyo akwiba. Sengera ibyo wagezeho. Fata umwanya ubisengera. Niba ufite n'umunyamasengesho w'inshuti yawe cyangwa se umukozi w'Imana, umutambi, umubwati mfasha. Fata umwanya usengere imodoka wabonye. Fata umwanya usengere nimba n'ikibazo gisengere, kuko Satani yateza muti yaje kikagenda. Sengera ibyo wagezeho muri aya mezi. Imana igushoboza. Icyagatatu, fata umwanya usengere ahazaza hawe. Abarozi nibashaka kurama, kuko nurama uzaba uw'agaciro bikomeye cyane. Isi izakumenya, n'abatakuzi bazakumenya, uzatungura benshi. Fata umwanya usengera ahazaza hawe. Ubu ni ubutumwa bwawe. Fata umwanya usengera ahazaza hawe. Ubugingo, ibyo wagezeho, ahazaza hawe. Fata umwanya usengere ahazaza hawe. Uyu munsi hari ibyo uhagezeho, hari aho wavuye, ariko ahazaza hawe ntuhazi. Sengera ahazaza hawe. Haturebeho ibyiza. Atura ibyiza ku bana bawe hazaza habo. Atura business yawe hazaza hawe na business yawe. Atura impinduka mu buzima bwawe. Hanurira uriya mwaka ugiye kwinjiramo. Hanurira amezi ugiye kwinjiramo. Hanurira imyaka iri imbere yawe. Rena yatureho ibyiza. Abapfumu bataragutanga, abahanzi bataragutanga, abanzi bataragutanga, kandi babana nagutanze n'ubyatura. Ukabyatura wihanye neza, ukabyatura neza washatse Imana, ugashaka umuntu mugafatanya. Ibyo bakwatiyeho bibi, ibitambo batanze, uko bavuze ngo uzagwa mu nzira, uko bavuze ngo uzasara, uko bavuze ngo uzakenyuka, uko bavuze ko uzafungwa. Hari umwaka ushobora kubamo, undi mwaka ukawurangiza uri mu gihome. Sengera ahazaza hawe kugira ngo Imana izabane nawe. Ibyo ni bitatu. Gusengera ahazaza hawe. Abantu benshi ntabwo bari Satani abateza ikintu kimeze nk'agahuge,
barahugiye ukuntu kugira ngo abacogoze mu nzira. Sengera ahazaza hawe, fata umwanya uhasengere, fata umwanya winginga Imana, fata umwanya utereta Imana. Icya kane, umwami Yesu yaremye ngo saba Imana imbaraga, saba Imana imbaraga, imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni umujyanama, umwuka wera ni umuyobozi, umwuka wera ni byose, umwuka wera ni ubuzima. Fata umwanya ubwira Imana ngo ntabwo nagenda njyenyine, ngiye njyenyine hari aho ntagera. Saba Imana umwuka wera. Bantu mumurikiye muri mu bihugu bitandukanye, musaba Imana umwuka wera. Icyo ni icya kane. Saba Imana umwuka wera abe mu buzima bwawe, abe mu buzima bwawe. Saba Imana umwuka wera. Relasha kwa tremandre pai. Saba Imana umwuka wera. Dore icyo umwuka wera azagukorera. Ndi kubyirukangamo, ntabwo ndi kubisobanura umwanya munini, ariko buri kintu cyose gifite ubusobanuro bunini cyane. Nuwango mbisobanuye buri kintu cyose nkarisobanuraho uko umwuka Imana yagiye kinyereka, byafata hafi nk'ukwezi kose. Nituvuga ubugingo, uhita ureba abashize ama etaje n'abashize amazu n'abashize amadiplome n'abagiye batazagaruka, bari ku marimbi. Ibyo utabagiramo byose nudasengera ubugingo ni kazi kawe. Saba Imana umwuka wera. Umwuka wera azaguha gutsinda ibyaha, umwuka wera azaguha kumenya, umwuka wera azaguha igikundiro, umwuka wera azaguha gushobora, umwuka wera azaguha kwihangana, umwuka wera azaguha kugira ubushobozi. Saba Imana umwuka wera. Yewe mama, saba Imana umwuka wera. Umwuka wera azaguha kugira agaciro. Fata igihe usaba Imana umwuka wera. Fata igihe usenge usaba Imana umwuka wera. Mu buzima bwawe saba Imana umwuka wera. Mu mibereho yawe buri munsi saba Imana umwuka wera. Umwuka wera naza bizagenda neza. Ikintu cya kane kirakomeye cyane. Umwuka wera naza azatsinda bisi. Umwuka wera naza azasenya za karande. Umwuka wera naza azaguha igikundiro. Umwuka wera naza azaguhuza n'inshuti nzima. Umwuka wera naza, umwuka wera n'umusaba azakumenyesha amakuru. Ibihe tugezemo, ibihe turi kwinjiramo bizanyerera, ni igihe kizanyerera, isi izanyerera. Isi mugiye kujya mubona isi ifite ubunyerere. Saba umwuka wera azagushoboza kubigenda hejuru. Isi izanyerera, nusaba umwuka wera ubunyeri, umwuka wera azagushoboza kubugendamo. Abataza bafite umwuka wera ntabwo kugenda mu bunyerere bizashoboka. Satani agiye kuzanyereza isi. Saba umwuka wera kugira ngo hazaza hawe wasengeye hazabe heza. Umwuka wera natakumurikira inzira uzaseba. Saba Imana umwuka wera. Mama unkurikiye, papa unkurikiye, mubyeyi unkurikiye, saba Imana umwuka wera. Usaba Imana umwuka wera. Umwuka wera azaguha kugira ubwenge, umwuka wera azaguha kwihangana, umwuka wera azaguha kunesha, umwuka wera azaguha umugisha, umwuka wera azaguha igikundiro, umwuka wera azagutsindira abarozi, umwuka wera azagutsindira abagome. Umwuka wera azenda ku bya data abitumenyesha. Umuntu wese umurikiye asaba Imana umwuka wera. Icyo ni icya kane kirakomeye cyane. Gusaba Imana umwuka wera. Abantu benshi ntibajya baha agaciro umwuka wera, ariko saba Imana umwuka wera. Nusaba Imana umwuka wera azakugeza ahantu utatekerezaga.
azakugeza ahantu utaruzi ko wagera, azakugeza ahantu utaceka ko wagera. Saba Imana umwuka wera. Ikimbabaze ni umuntu utazi umwuka wera ko abaho, urababaje. Icya gatanu bakundwa bene data, munkurikire. Umwuka wera ni umusaba. Ndagira ngo umenyeshe yuko ikintu cyitwa kugira agaciro nta muntu n'umwe ugihundi. Ni kumukora yarambwiye umuntu wese ugira agaciro ni Imana imutera inkunga akagira agaciro. Kugira agaciro si ibyo tubonesha amaso. Kugira agaciro ni ibikorwa bigaragarira mu maso y'abantu ndetse n'imbere y'Imana. Umuntu yakoraga uriya muntu n'uw'agaciro. Ubundi wangu uriya muntu n'uw'agaciro cyangwa se uriya muntu wo kubahwa. Ni umuntu ufite ibintu byinshi yujuje kandi rubanda abantu benshi bakenera. Inzu y'Imana, itorero, leta, ahantu hose uyu muntu abakenewe, bamwita uw'agaciro. Uzarebe iyo igihugu gifite umudogiteri w'umuhanga, kari nk'abadogiteri bavura kanseri, uyu mudogiteri uvura kanseri aba ari umuntu w'agaciro mu gihugu. Abandi badogiteri nabonye bakenerwa cyane. Iyo uzi umudogiteri w'amagufa, bano bantu mu magufa basudira uyu muntu abazwi. Muri bino bihe umwuka w'Imana yambwiye ngo muri aya mezi 3 saba Imana kuba uw'agaciro mu maso y'Imana n'imbere y'abantu. Nutaba uw'agaciro nta muntu uzakumenya, nta n'uzakwitaho, nta n'uzakenera kumenya iwawe, nta n'uzakenera no kumenya izina ryawe. Hano hirya hazanyira umuntu ufite icyo amaze. Saba Imana kuba uw'agaciro. Udafite icyo amaze, nshuti yanjye, yitwa Rukurikiye izindi, ndakumenyesha ko ntawe uzamwitaho. Hano hirya hanyerera hazanyura umuntu w'agaciro. Saba Imana iguhe umugisha ukwinjize ku izina ryitwa kugira agaciro. Umugisha nta muntu uraga undi, umugisha n'Imana uraga umuntu. Kugira ngo umuntu abe uw'agaciro nuko Imana imurekurira umugisha. Ikindi cya gatanu cyo tugasoza, kugira ngo uw'agaciro nuko Imana iguha umugisha. Wahinga inyanya zikera kubera yuko uri umunyamugisha. Wabwiriza ubutumwa abantu bakabwumva kubera ko uri umunyamugisha. Wagira abana bakagira imbuto nziza kuko uri umunyamugisha. Wakicara mu kazi bikemera kuko uri umunyamugisha. Lela ende was refined. Wakicara bosi wawe akagira amahoro kuko uri umunyamugisha. Umuntu w'agaciro Imana yahaye agaciro. Ahantu ageze ibintu birahinduka. Saba Imana kugira agaciro, kuba umunyamugisha mu rwego ahantu winjiye. Umuntu wese avuga ngo hari umuntu w'Imana winjiye hano hantu. Naho kwinjira ahantu ukaba ikibazo, uzamenye ko Satani yagusabye. Hari umuntu winjira ahantu abantu bagora bati Imana nutubona umusohoye muri minisiteri, tukabona umusohoye muri aka, tukabona umusohoye mu rusingi, tuzagushima. Saba Imana kuba umunyamugisha. Saba Imana kuba agaciro. Nutabisaba abarozi bazagutangaho ibitambo ube ikibazo igihe cyose ube ikibazo. Niba uri umukobwa, saba Imana kuba umunyamugisha, uba agaciro. N'uw'agaciro abantu bazakurwanira. Amen. Impamvu tuvuga Yesu ntabwo ari uko twaturanye nawe, ahubwo n'ibyo yadukoreye. Umuriro yatanze kandi Yesu ari uw'agaciro. Amen.
impamvu tumuvuga, impamvu tuvuga imbaraga ze, tukavuga umusaraba we, twasanze ari uw'agaciro, yaratwitangiye. Umuntu wese aba w'agaciro abantu baramwubaha. Wowe urashaka kubahwa ariko ntuzi gusaba icyo usaba. Saba Imana kuba umunyamugisha, usaba Imana kuba uw'agaciro. Uzi ko umuntu w'agaciro ajyana ku modoka yapfuye agafungura, akayifungura akarebamo gutya yakoraho imodoka ikakakaye ntacyo akoze, kubera ko ari umunyamugisha. Umuntu w'agaciro uzi ko atanga inama ze zikagira akamaro abantu benshi. Aho ngaho muka Imana yambwiye ngo uhitemaza ngo se aho mba, aho nuye, aho nirigwa, aho ngenda ndi uw'agaciro, ese ndi umunyamugisha cyangwa ndi umunyabibazo? Hanyuma nusanga umunyabibazo ubisaba Imana. Ibintu uko ari bitatu tugiye kubisengera. Twahere ku kintu cyitwa ubugingo. Tujya nkubwire inshuti yanjye, nudasengera hazaza hawe ni kazi kawe. Ndagira ngo utekereze, ese ndi umunyamugisha? Dufite Imana ikora, dufite Imana yumva gusenga, dufite Imana ikora, uwayizeye iramurengera, uwayizeye iramurengera. Dufite Imana ivuga, dufite Imana itamurura, uwayizeye iramurengera, uwayizeye iramurengera. Dufite Imana imara umubabaro, umubabaro wo mu mutima. Dufite Imana yumva gusenga, uwayizeye iramurengera, uwayizeye iramurengera. Nibushe niburemerewe, sanga Yesu akurure. Niba ufite intimba n'agahinda, sanga Yesu akurure. Iki nicyo gihe cyawe Imana ikuruhure, iki nicyo gihe cyawe Imana ikurengere, iki nicyo gihe cyawe Imana ikuruhure, iki nicyo gihe cyawe Imana ikurengere. Niba urushe niba uremerewe, sanga Yesu akurure. Niba ufite intimba n'agahinda, sanga Yesu akurure. Iki nicyo gihe cyawe Imana ikurengere, iki nicyo gihe cyawe nshuti yanjye, iki nicyo gihe cyawe Imana ikurure. Niba urushe niba uremerewe, sanga Yesu n'umujyanama. Iki nicyo gihe cyawe Imana ikurengere, iki nicyo gihe cyawe Imana ikuruhure. Nshuti y'Imana, sanga Yesu. Niba urushe niba uremerewe, sanga Yesu. Imana izagarura amagara, Imana igihindura ubuzima, Imana igivura ibikomere, Imana igidukiza ibitwubikiriye, Imana igisubizo wazacukuwe, Imana igidukiza ikimwaro, Imana igidukiza umwaku. Haleluya! Imana igiduha imbaraga zo gutsinda ibyaha, Imana data igituvuganira, Imana igidukura ku munsi mubi waje. Yemwe nshuti zagusengerwa, uyu munsi uratsikamiwe, uyu munsi urabona amagara yaragiye, uyu munsi urabona nta byishimo ufite,
uyu munsi urabona nta jambo ufite, uyu munsi urabona nta cyerekezo ufite. Yesu afite ubushobozi bwo gutegeka amagara yawe akagaruka. Yewe umurikiye uyu munsi urabona ko byagucanze, nta hazaza hawe uri kureba. Imana ifite ahazaza hawe. Ibigusakuriza nusenga ugahamagara Imana uzabishaka ubibure. Mu masengesho Imana niho duhurira nayo, nta handi hantu uzabonera Imana ni mu masengesho. Gusenga bitanga ubuzima, gusenga bitanga umunezero, gusenga n'umuti w'ibibazo, gusenga bikiza agahinda, gusenga bitanga ibyishimo, gusenga bituma umuntu arama, gusenga bidukiza imyambi y'abarozi, gusenga bidukiza amacumi y'abapfumu, gusenga bidukiza ibitega, gusenga bidukiza inzingo, gusenga bidukiza za karande, gusenga bidukiza indwara z'amayorana. Lonela zango enemo. Gusenga yemwe bantu munkurikiye, iki ni igihe cyo gusenga. Iyo dusenze amasengesho yacu azamuka akagera ku Mana. Nimba ufite icyifuzo senga. Gusenga gukingura ijuru, ijuru rigakinguka. Nta rundi rufunguzo rwafungura ijuru, nta rundi rufunguzo uzigera ucura, nta rundi rufunguzo ruzafungura ijuru usibye amasengesho yawe. Nusenga amasengesho azazamuka, atumbagire, amenagura ibihome, atwika ibicaniro by'abadayimoni, azamuka agere ku Mana, aba urufunguzo. Gusenga amasengesho agakomangira Imana, Imana ikavuga ngo ninde usenze, ninde umpamagaye, ninde untabaje, ninde umpamagaye muri umugoroba, ninde umpamagaye muri aya masaha. Amasengesho azazamuka akajya no ku bana bari mu ishuri, Imana ikabarinda ibyorezo. Amasengesho azazamuka agakuraho n'urupfu rwaje. Amasengesho azazamuka agakura na za cyamunara. Amasengesho azazamuka agakuraho n'iminsi mibi bayiguteze. Yewe mupapa nkurikiye, yewe mubyeyi nkurikiye, yewe mukobwa nkurikiye, dore urufunguzo rwawe ni ugusenga. Gusenga bihindura ubuzima. Gusenga byaguhuza n'abakomeye. Gusenga byazatuma ubona ijuru. Nudasenga nta juru uzabona, nudasenga nta mahoro uzabona, nudasenga uzagira umunezero. Yewe ntabwo Imana yagarura amagara utasenze, ntabwo Imana yagarura amagara y'umunezero, amagara y'ibyishimo, amagara y'iterambere, amagara yo kugira agaciro. Nudasenga ntabwo byakunda. Ariko nusenga, nubwo Imana yacu itagaragara, rero arazayi nubwo itagaragara, mu masengesho iragaragara tukayibona. Mu masengesho itatanya imigambi y'abagome, mu masengesho ica impapuro, mu masengesho yubika dosiye. Imana yacu imanuka mu masengesho ikubika dosiye zari zateguwe. Amasengesho atuma Imana igenda ikumviriza abantu bari gucura inama mbi. Amasengesho atuma Imana igenda ikareba abagome aho bateraniye. Amasengesho atuma Imana igenda ikareba ikuzimu inama ziri kuhabera. Rero ko sinimo amasengesho atuma Imana ireba ikavuga ngo igihe reka nyongere ku muntu. Amasengesho ashaka gutuma Imana ikunda imyaka yo kurama wari ugeze mu gihe cyo gupfa. Amasengesho ashaka kubohora enikotre fari bari barakuzinze, Imana ikakuzingura. Amasengesho ashaka kugutereka mu kazi warakabuze. Amasengesho ashaka guhereza agaciro warakabuze. Amasengesho yatuma ubyara baravuze kutazabyara. Amasengesho yatuma wicara ahantu nta muntu kuzakwicaza. Amasengesho yakuvana mu gasuzuguro k'iwanyu, erehorefa akakwicaza hagutse. Gusenga biguhuza n'Imana. Amasengesho yatuma ukenerwa. Amasengesho yatuma umwana mwiza. Amasengesho avana mu itabi no mu rumogi. Amasengesho avana mu businzi. Amasengesho avana mu biyobyabwenge. Umuntu agahinduka kubw'amasengesho. Uhamagara Imana ibintu bigahinduka. Amasengesho yahindura umutware wawe. Amasengesho yahindura umwana wawe.
amasengesho yahindura abakozi bawe, amasengesho yahindura famiye washatsemo, amasengesho lelera bota hisikadre. Senga Imana izihagarane nawe, senga Imana ize itesha agaciro ibikurwanya. Iki ni igihe cyo gusenga. Amasengesho adakuraho amadosiye, kabona na dosiye Imana yateguye. Iyo wasenze Imana irayihindura. Amasengesho yirukana iminsi mibi akazana iminsi myiza. Amasengesho yirukana ibyorezo bikava mu nzira. Amasengesho yirukana urupfu rugahunga. Amasengesho rakotre eremo. Ndabwira itorero, ndabwira abakozi b'Imana, ndabwira abanyamasengesho, ndabwira abashumba, ndabwira ababyeyi, ndabwira abari mu gihugu cyacu, ndabwira n'abari ku migabane mwese, ndabwira abadiaspora mwese, ntukadamarare ngo utamasengesho. N'utamasengesho uzaba utaye ikintu gikomeye cy'agaciro, kandi nawe uzakigarurira. Kandi kugira ngo ugarure amasengesho bizakuvuna. Nuramuka utaye gusenga, uzamenye ngo wegereye iminsi mibi, kandi iminsi mibi ntawe uzayigukiza. Nta muntu wagukiza iminsi mibi usibye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Nera BNO nshuti warumurikiye, ndagira ngo wapfukama, wahagarara, ndagira ngo dusenge. Ufate umwanya usengere ibintu bitanu, hanyuma ufate umwanya wegera Imana. Umenye ko amasengesho adasaza. Ibintu byose birasaza, amasengesho ntasaza. Ntasaroho uruhumbu, ntagutaka, ntabwahera. Amasengesho aduhuza n'Imana. Nshuti nkurikiye, wowe uri kure n'uri hafi, ndagira ngo dufate umwanya dusenge. Nimba udakijijwe, bwira Umwami Yesu ngo Mwami mbabarira ibyaha byanjye, ibyo nakoze byose ubimbabarire. Nkura mu gitabo cy'urupfu unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Fata amateka yanjye uyakureho mabi, undemera amateka mazima. Vuga ngo Mwami Yesu, ndifuza kuba umwana wawe, umpa imbaraga kandi ushoboze muri byose. Urakoze kubabarira ibyaha byanjye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma nimba ufite aho usengera, ugende bakwakire. Nimba utahafite, ushaka ahantu basenga bakwakire. Nimba uri mu mujyi wa Kigali, udusange aho duteranira nta kibazo kuri shere kuri ADP. Hanyuma nimba uri mu diaspora, udukurikiye kuri gusengerwa, hanyuma turahari. Hanyuma babwire abari kudukurikira kuri Zoom n'ibyakunze, ariko turimo turagerageza kugira ngo mu minsi mike bikunde, nko kwa gatanu za byakunze. Hari bitari byakemuka neza, ariko bizakemuka. Nabyo nuko ngo tubinoze kurushaho kandi bizagenda neza. Imana ibane namwe, Imana ushikire. Ndakwifuriza gusenga aya mezi, senga kandi ngo muri kano kanya ugire ikintu wizera. Ese hari icyifuzo ufite? Erega bino byose navuze muri kano kanya ndimo ndikubwiriza. Fata umwanya usenge, wirindire igihe uzapangira aho kuko tubivuze. Pfukama cyangwa uhagarare cyangwa se ugenda. Nimba utwaye imodoka, izera ugenda ukanure kuyize umutima wawe, fata usenge. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, isengesho ndiriba rito, isengesho ndiriba rigufiya, isengesho nawe ritangira. Isengesho ni isengesho. Ndasengera umuntu wese dukurikiye ngahure nawe. Lelaye uko ibi byifuzo wabinyeretse niko tubizamuye. Perako sikadre, tusenge ababyeyi, dusenge abagabo. Icyambere Mwami, turasenze ngo ubugingo bwabo burindwe mu bintu byose. Ibindi byifuzo byose turabizi, ariko kandi turavuze ngo ubugingo bwa buri muntu wese burindwe. Satani warungukiriye atsindwe mu izina rya Yesu. Turasengeye Mwami, ahahise hacu turahaze, ariko hazaza nawe tuzi. Turasenge ngo hano imbere Mwami ugire neza abantu bawe. Uri Imana itanga umugisha uwutange. Turukana imbaraga z'uburwayi, turukana imbaraga z'abapfumu. Turasenge abakeneye urubyaro, turasenge abakeneye akazi, turasenge abakeneye minerivare, turasenge elina pango erefoyi. Umuntu wese udukurikiye nahure na Yesu Kristo, ahure n'imbaraga z'Imana. Umukobwa, umusore, ibi byifuzo byose, iby'igihugu, iby'itorero, turukana imbaraga z'imbi zose. Ibi byorezo ubivane mu nzira zacu, ubivane mu buzima bwacu, udukize ibyorezo. Humura, inzira yawe irahari, kandi Imana izakugira neza. Kandi ubutumwa ubushyire muri agenda yawe y'umutima wawe, ejo hazaza hawe.